Ni amakuru ababaje cyane, ni inkuru igoye, ni inkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye, ni inkuru yumvikanye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni inkuru mu by'ukuri iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, bati ni ukuri isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ye ya nyuma. Ngira ngo ni inkuru njangaha kugira ngo nyikugezeho, ariko mu by'ukuri ni inkuru yagoye umutima wanjye, ni inkuru ibabaje, gusa wihangane uze kuza kubana nanjye kugira ngo mbashe kuza kuba nayikugezaho. Abantu bagiye batandukanye n'ubundi bari gukomeza kugenda mu by'ukuri bababazwa n'uburyo uno mubyeyi yaje kuza kwitaba Imana. Ngira ngo nibwo buryo njanga kugira ngo mbe nakugezaho mu by'ukuri uburyo yitabye Imana, ni mu buryo buteye agahinda. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, reka tubanze twihanganishe umuryango wa Kagabo Jean Paul. Imana ibahe ihumure, Imana ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye, mu bihe urimo bitoroshye byo kubura umufasha wawe. Imana y'amahoro iguhe ihumure, kandi Elise nawe Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Yego ni inkuru ibabaje, usigaranye abana, humura, Uwiteka washimye ko umufasha wawe yigendera azi impamvu. Hanyuma rero, niba uri kudukurikira ukaba utameze neza uyu munsi, ukaba uri kureba hirya hino ukabona nta gisubizo cy'ibibazo ubona ufite uri guhura nabyo, iryo zuba uri kubona ryanze kurenga, iyo mvura uri kubona yanze guhita, iryo joro ubona ryanze gucya, ahari ni uburwayi umaze igihe kirekire, ariko ndagira ubwire ngo komera kandi uhumure, Uwiteka n'Imana yawe. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, turagusaba gukanda kuri subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi tuzajye dukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu itangazo umuryango wa Kagabo Jean Paul wasohoye itangazo rivuga ngo umuryango wa Kagabo Jean Paul ubabajwe no kumenyesha inshuti n'abavandimwe ko umufasha we Elise Umutoni yatabarutse tariki ya 11 Werurwe 2025. Ikiriyo kikaba kiri kubera iwacu ku Kabeza Garden ku muhanda nomero ya Kaka, ubwo ni Kigali Kicukiro, umuhanda w'126 niho ikiriyo kiri kubera. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Elise Umutoni bivugwa ko yakoreraga mu mujyi muri Shike, niho yakoreraga. Hanyuma akaba n'ubundi ngo yanaririmbaga muri korali hariya kuri Zion Temple Celebration hariya kwa Gitwaza mu Gatenga, akaba ari naho yakoreraga umurimo w'Imana, ngo ari nk'umuririmbyi. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, ni inkuru igoye. Rero amakuru ahari cyane ko benshi ngira ngo n'ubundi niyo mpamvu nje ahangaha kugira ngo mbasobanurire. mu by'ukuri abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati ni ukuri abeza bari gukomeza kugenda baducika, bati Elise yazize iki, bati byagenze gute ko atararwaye. Ngira ngo mu by'ukuri njanga kugira ngo n'ubundi ngewe mbe nakugezaho aya makuru, nubwo ari inkuru ibabaje. Mu makuru twabashije kumenya, bivugwa ko uyu mubyeyi Elise Umutoni yaje guhubuka muri esanseri ngo afashwe n'isereri hariya mu mujyi, arangije yitaba Imana, akaba ari naho n'ubundi yaje kugwa. Rero akaza kuba nyine yarahise ajyanwa ku bitaro
kugira ngo n'ubundi abe ariho aruhuke. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yagiye ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye bagira bati ni ukuri umuntu yagakwiye kwitwararika muri ubu buzima tubayeho kubera ko tutaba tuzi umunsi n'isaha. Ngira ngo mu nkundire tugende tunyuza n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye n'ubundi bagiye bakomeza kugenda bagaruka mu by'ukuri ku nkuru y'urupfu rwa Elise. Uyu nguyu yitwa Ingabire Francine, yagize ati mbega isi mbi, uyu mu mama se yazize iki? Uyu nguyu yagize ati ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda. Uyu nguyu yagize ati mwihangane pe, gusa nyirihumure abahumurize kandi Imana yakoreye imutuze aheza. Uyu nguyu yagize ati ubutaka burarya bwo gasamwa, Imana ikwakire mukobwa mwiza. Uyu nguyu yagize ati aheza ni mu ijuru duharanire kuzaritaha, Imana ikomeze abasigaye. Nguyu yitwa Mutoni, yagize ati mbega basi Imana imutuze aheza. Uyu nguyu yitwa Nowera, yagize ati ntacyo kuvuga pe. Uyu nguyu yagize ati Elise sindiyumvisha ko ntazongera kukubona, gusa nagahinda, Imana izakurerere impinja usize. Uyu nguyu yitwa Emeline, yagize ati mwihangane abasigaye. Uyu nguyu yitwa Fanny, yagize ati ruhukira mu mahoro. Uyu nguyu yitwa Felicien, yagize ati ese ubu mvuga iki, abeza bari kudushiraho pe. Uyu nguyu yagize ati mwihangane pe. Uyu nguyu yitwa Divine, yagize ati mukomeze kwihangana, birababaje cyane, Imana ikomeze imwakire mu bayo, ishyire iruhuko, agire iruhuko ridashira, aheza ni mu ijuru. Uyu nguyu yitwa Tesi, yagize ati yo pole, Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu nguyu yitwa Mukamurenzi, yagize ati yo yazize iki se disi, mwihangane. Uyu nguyu yitwa Ange, yagize ati ko mbona muzi uyu mumama. Uyu nguyu yitwa Ingabire, yagize ati yitwa Elise, yakoreraga Mateus, yari n'umuririmbyi kwa Gitwaza. Uyu nguyu yagize ati nkorera mu mujyi, ubwo niho uyu mumama muzi. Uyu nguyu yagize ati yo pole sana. Uyu nguyu yagize ati yo mbega urupfu. Uyu nguyu yagize ati sindabyumva pe, ukuntu ku cyumweru twirirwanye, mbega inkuru mbi. Mu by'ukuri ni inkuru igoye, ni inkuru yagoye umuryango muri rusange, ariko abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati ni ukuri birababaje, 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 birababaje. Abantu twagakwiye kujya twita ku iherezo ryacu, twagakwiye kujya twita ku iherezo ryacu kubera ko tutazi umunsi n'isaha. Reka rero nsoreze ahangaha, nifurize umuryango wabuze wabo, Imana nyirihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe, ku bafite ibyo byiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima tubayeho hano mu isi hari ubundi buzima tuzabamo.